ngo mpagarare nahageze ubu niho mpagaze ngo munsi y'igiti cy'amapera uya ko ntakubona se wapi wambaye umwenda usa gute wapi ntabwo ndi kukubona ngo nkomeze utatubwira ibintu dukora okereka noneho nkomeze imbere ngo ninjye ahantu ngo hari igiti cy'intoryi baje kunyereka ibindi sawa sawa noneho ubwo icyo giti cy'intoryi ninkigeraho ubwo ngo ndaba nakugezeho sawa sawa kabisa dore uko kigenda uzisana isangana ubundi atinze ariko mbaza ikibazo kimwe umuntu yakakaza atazi kugendera kuri gahunda ubugenza kurana n'abantu batagira gahunda kuko utambiye ko muri akazi ugiye kukabura taragatangira ntusuba isaha wamaye dore ubu si turi saa 8:50 abakire twebwe tugendera kuri gahunda n'iminota 5 irabarwa 5 ariko nawe nta minota ngaho reba naje ngenda gute nakaye ngutegereza cyangwa wakawunegerezaho yawa nakabaye nkutegereza ariko ikibazo cyabayemo nuko nayo byinzira uranatinya ukavuga ibintu by'ibibazo hasomye ikibazo cya kazi kawe ndakareka ukunde urana hari ikintu mfite urakareka sura kareka uraburiho watse tukumvikana watse tukumvikana niba ari akazi uri bumuka kama cyangwa ukambwira nkisubirirayo ntuncagagurire n'imyenda ubu se niba ntuncirize numara gusubira urangarura igihe cyanjye wataye se hari ibyo nakwisubirirayo nta kwisubirirayo rwose akazi kawe nkakareka kumana akazi kawe kusa gusa nguriga kagazarwa n'imisi